mu tubari nkatungahe hamwe mpateretse icupa mu kandi mpateretse icupa mu rindi mpateretse icupa ndaho nzunguruka nka roho mbi nagiye ntereka amacupa. Icyo gihe rero banyitaga rufuru, ariko Yesu amaze kunzura ndashima Imana ko basigaye ngo pasiteri. Haleluya. Kubasuhuza abakurikiye Ibyahishuwe Media TV. Nkuko mubimenyereye Ibyahishuwe Media TV tugenda tugira ibiganiro bitandukanye by'Iyobokamana, tugasura abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo tugire byinshi tuganira nabo, kugira ngo tugire byinshi twunguka muri ibi bihe turimo. Rero nkuko mubimenyereye Ibyahishuwe Media TV dukomeza cyane kubasaba inkunga ikomeye yo gukanda subscribe, like, kugira ngo mujye mukomeza mubone ibiganiro byacu ndetse musangiza n'inshuti, musangiza n'abavandimwe. Tuba duhari ku bwanyu, ibi byose tuba dukora no kubera mwebwe. Mukomeze mudufashe, mukomeze mudushyigikire, natwe turahabaye kugira ngo dukomeze tubageze ibiganiro bitandukanye. Rero kuri uyu munsi reka ngire ngo tuganire, tugirane ikiganiro kuri uyu munsi wa none. Ngewe turaba turi kumwe muri iki kiganiro ni Maurice Niyomugabo, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Reka dusenge mbere yo kugira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa. Kristo wabambwe, turagushimye, turaguhimbaje. Urukundo rwawe ukomeje kuhatubera, ukomeje kuturengera, turacyahumeka umwuka w'abazima. Cyubahiro n'ikibi cyawe. Ntibivuze ko ari ku bwacu cyangwa hari icyo twatanze, ni urukundo rwawe. Waraturengeye, ni byinshi byaduhigaga, ni byinshi byatugenzaga, ariko warahabaye nushyirwe hejuru. Komeza wirengagiza intege nke zacu, komeze kwirengagiza ubugoryi n'ubupfapfa n'ubupfayongo, turwanirire nk'Imana, tubabarire cyane. Amaraso yawe akomeze kutubonekaho, komeze kuducira inzira mu kidaturwa, tubere ingabo idukingira, tubere ubwihisho, tubere ubwugamo mu izina rya Yesu. Aka kanya ubane nanjye, aka kanya ushyigikire, reka unyuzuzemo amagambo y'ubwenge, reka unkoze ikara ryaka ku munwa, reka amavuta mbonekeho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zinganzeho, imbaraga z'Umwuka Wera zinganzeho mu izina rya Yesu. Nirukanye abadayimoni mu buryo bwose, abakirogoya ndabarimbuye, ndabahambirije, ndajugunya mu nyanja yaka umuriro mu izina rya Yesu. Ngwino ubane nanjye aka kanya kose, abari wowe ugaragara nk'Imana, ngewe simboneke, ahubwo wowe uganze. Abazabasha kumvira ijambo ryawe rizabashe kugira aho ribageza, rizabashe kugira aho ribakura mu izina rya Yesu. Amena, amena, amen. Nkuko nabivuze rero, ni Maurice, ndakijijwe, ndabizi, ndabyumva, mbyiyumvamo ko nkijijwe. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa none. Turaza kwifashisha Bibiliya nk'igitabo gikuru, nk'igitabo kibitse ubutunzi, nk'igitabo cy'umumaro, nk'igitabo kidasanzwe. Turaza gusoma muri Yohana ibice 11, niho turi buze kuba dusoma kuri iri jambo tugiye kuganira. Ibindi Umwuka Wera arabana natwe, imbaraga z'Imana ziraba mu ruhande rwacu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu arababwira. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Amena, amena, amena. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. Yesu azura Lazaro. Ijambo kuzura cyangwa se kuzuka twese turarizi, dusanzwe turyumva
kuzura ni ugukura uwapfuye mu bapfuye ukamugarurira ubuzima, cyangwa se kuzurwa ni ukugarurirwa ubuzima, ni ugusubizwa mu buzima busanzwe, ubuzima nyabuzima. Haleluya. Iri jambo rero ryankoze ku mutima, numva twariganira kuri uyu munsi wa none. Numva nanjye kuko hari uburyo nazuwemo. Haleluya. Hari uburyo nazuwemo, hari uburyo numvise nanjye nduwazuwe, hari uburyo nanjye numvise ndi mu bazuwe. Nkurikije reka gatoya nsubira inyuma. Navutse ndakijijwe, naje gukizwa inyuma, ariko habaye imbaraga z'Imana. Yesu niwe wahagaragaye, niwe wanzuye, niwe wabikoze. Haleluya, haleluya. Utambona gutya ukibwira ngo niko nari imeze, cyangwa ugatekereza ngo niko ubuzima bwanjye bwari bumeze. Oya, mu buzima nkiri umusore, nkiri urubyiruko, nari umusore wakoronijwe n'ibiyobyabwenge. Nanywaga itabi rirenze, nanywaga urumogi rwinshi cyane, ndetse n'inzoga. Hari ibintu njya nibuka, ntabwo njya mbyibagirwa iyo ndimo mvuga kuzurwa cyangwa kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Imana igira neza, Imana irashoboye, Imana yahindura amateka, abantu bagasigara babyibazaho, abantu bakibaza uburyo byagenze, abantu bakibaza uburyo inzira byanyuzemo. Nanywaga inzoga zidasanzwe. Hari umunsi umwe rero ariwo nababwiraga ntajya nibagirwa iyo mbivuga, iyo mvuga ibi ngibi, kumva numva nuzuye ishimwe n'umunezero. Umunsi umwe hari ku isaha igera ku zari 5:00, ndi kumwe n'undi mugenzi wanjye twabanaga, dufata gahunda yo kwirirwa tunywa inzoga. Twanyweye inzoga kuva mu gitondo izo 5:00 kugera 8:00. Ikintu gitangaje, wamenya ngo twanyweye inzoga zingana iki. Twanyweye amakazi atatu ya Primus nini ziriya nini zitwaga Mubimba cyangwa ngo z'amapine, atatu. Ayo nama imwe yabaga mu macupa 12, ubwo ayo yose hamwe n'amacupa 36. Tunywa ikazi imwe ya Guinness. Iyo ya Guinness ngo twigiraga inama ngo tubashe kuzica, tugafata twamara kuzinywa tugafata Guinness tukavanga na orange, tukabivanga tukabirenza kuri Primus ngo kugira ngo tugabanye pressure cyangwa se tugabanye tension ya Primus twabaga twanyweye. Tuba tunywa ikesi 3 za Primus, ikesi ya Guinness, dushyiraho n'igice cya orange, kuko orange imwe twayivangaga muri Guinness 2 kugira ngo dukomeze turwanye za Primus twabaga turi kunywa. Izo n'umunsi umwe twazinyweye, byarantunguye cyane iyo mbyibutse urwego nari ngezeho bwo kunywa inzoga zingana gutyo. Urumva ayo ni amacupa ari 36 gushyiraho 24, ayo nabaye 60 gushyiraho na 12 ya Fanta, aba 72. Twari abantu babiri, ubwo umuntu umwe yanyweye amacupa 36. Numva rero nanjye narazutse, kuko umuntu yageze kuri urwo rwego numva batagifite ubuzima. Ibaze mu ndimwe amacupa angana gutyo, ukanywa ibintu bingana gutyo bikagushiriramo umunsi umwe, kuko twatangiye 5:00 z'amanywa dusoza saa 8 z'ijoro. Bibara nk'uwari warapfuye, kuko iyo ubitekereje wambwira ngo zagiye ibaze nawe izo njerekane zose zacikiraga umuntu. Uwo muntu iyo bitekereje neza mbona umuntu atari muzima. Uwo muntu mubona nkaho nanjye nari umupfu, nibona nkaho nanjye nari uwapfuye muri ibyo bihe nari ndimo. Ariko ibyo mbibona muri iyi minsi, kuko icyo gihe sinabashaga kubibona. Hari ikintu kimwe dutekereze wenda se cyangwa ngewe uko mbibona, iyo umuntu yapfuye ntabwo abimenya, ahubwo abandi bantu bashobora kubimenya. Nanone iyo wazutse ushobora kumenya ko wari warapfuye. Haleluya. Iyo wazutse, iyo wagarutse mu buzima, usobanukirwa ko wari warapfuye. Ariko iyo wapfuye ntabwo bisobanukirwa. Ntusobanukirwa kuri umupfu, ntusobanukirwa kuri intumbi. Ariko iyo wazutse usobanukirwa ko uri muzima, usobanukirwa ko wari warapfuye. Nta wundi uzura rero uretse Yesu. Ubwo buzima nabubayemo, cyo ni igihe kimwe ntajya nibagirwa. Ariko hari n'ibindi byinshi, hari n'ibindi birenze. Inshuro umuntu aba yaragiye arara muri rigore, inshuro umuntu aba yaragiye arara mu migenda, gutaha bikananira. Ndi umuntu w'umusore, nari narapfuye.
umuntu w'umusore nari mfite imyaka ntabwo nari kunanirwa kugenda, ariko ugasanga ndaye nk'ahantu muri rigore nishwe nisinwe napfuye, ariko bavuga ngo n'ubundi mu izo gahunda zishe umuntu, ubwo nanjye nyine nabaga napfuye. Yesu arashoboye, niwe wenyine wo kuzura, nta afite byose. Hari ibindi ngenda nibuka, nari umusore uri aho, nari koronejwe n'urumogi, ari ikintu natekereje, navuga nti ese burya koko nta bavuga ko umupfu atinukira, ariko umupfu burya ashobora kwinukira. Narinukiraga ku buryo byanteraga isoni. Iyo nabaga namaze kunywa urumogi, nanyweye izo nzoga n'iki, nafataga intusu ngahekenya ngo ntaza guhura n'abantu nkabanukira. Ese ubwo sininukiraga njye nabaye umupfu winukira, aho numvaga nuka ndi bunukire n'abandi. Ariko Yesu ashoboye byose, yaranzuye ubundi muzima. Ubu ngubu ndabasha kuvuga, ndagenda ndashidikanya, ntibibe ngombwa ko mpekenya izo ntusu cyangwa mpekenya ibyo biti. Nari umusore wataye umutwe, ariko Yesu ankurayo, Yesu arandengera. Numva nuzuye umunezero, numva nuzuye ibyishimo nkurikije ukuzurwa maze kuzuka, Yesu amaze kunzura. Kuko wenda wowe wabyumva ku rwawe ruhande, ariko njye mbibona nk'uwazutse, nkurikije ubwo buzima nari ndimo, nkurikije uko nari mbayeho. Hari ikindi kintu ntajya nibagirwa, iyo nibutse ibyo Yesu yakoze, iyo nibutse uko Yesu yanzuye. Nabonaga abantu bafashe umwanya wabo bagiye mu nzu y'Imana, nkababona nk'abapfu, nkababona nk'abantu badafite icyo bakora, nkababona nk'abantu bataye umutwe. Hari umumama umwe njya nibuka, nkunda kubivuga ahantu hose, iyo mbonye umwanya ndabivuga. Uwo mumama naramubonaga mu gitondo ngiye ku kazi, nkamubona ari kumwe n'abana, bari abantu tuziranye, dusanzwe tuziranye inshuti. Nkabona nka saa 12 umumama tugahura n'abana, yataye umusaza mu nzu ngo yazindukiye muri Bubarakeye. Nkasigara nibaza nti uyu mumama ubu koko yabuze kuba ari kumwe n'uriya musaza, yabuze kuba ariko agumana n'uriya musaza, arazindukira ijoro, aragenda ajya guta umutwe. Nabonaga abantu bazutse cyangwa bagiriwe ubuntu, nkabona nk'abantu bataye umutwe, kuko ntabwo nari mbisobanukiwe. Ni bimwe nababwiraga mbere hariya, mvuga ngo iyo umuntu apfuye ntabimenya, ahubwo abandi bantu bamenya ko yapfuye. Nanone iyo uzutse niho umenya ko wari warapfuye. Nkabona yarataye umutwe, nkabona yarabuze icyo akora, nkibaza impamvu. Ariko nanjye naje kugira umugisha, maze kuzuka, maze kuzurwa, nanjye ntangira kugenda nawe, sobanukirwa ko nari narapfuye disi, ntabwo nari nzi aho ibyiza biri. nawe Yesu arashoboye. Yesu yakoze ibintu byinshi bitangaje. Yesu yahinduye amazina, yahinduye amateka, ndetse cyane twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Iyo umuntu amaze kuzuka, araramba, agira ubuzima, agira agasura. Nkiri mu myaka ya mbere, nkiri muri ubwo buzima bupfuye, umuntu yarambonaga akabona nabaye umusaza, kabona nazinze iminkanyari. Ariko ubu ngubu ndashima Imana ko Yesu yanzuye. Umuntu ashobora kumbona akibeshya ku myaka yanjye, kandi ngeze kure. Ibyo biva kuri Yesu, niwe wenyine utanga ukuzuka, agakomeza akagusiga. Umuntu ugendana na Yesu ntabwo asaza. Abantu ntibabimenya, bagira ngo ni imyaka yawe, ariko imyaka urimo igenda kubera kubana na Yesu, ukomeza ufite itoto. Yankoreye bitangaza bikomeye mu muryango, amabana, umudamu ukijijwe. Uvuga ngo ukijijwe, nyine abakijijwe mujye mureka tuvuge ukuri ko kuri. Navuze ngo ndakijijwe mbyiyumvamo. N'abiki gihe baravuga ngo niyo ushaje byiyumvamo, niyo ukijijwe byiyumvamo. Burya niba utumva ko ukijijwe, ntukijijwe. Niba wiyumvamo ko ukijijwe, urakijijwe. Nushaka ubigendera kuko ubyiyumvamo. Iyo utambuka ukijijwe urabyumva, amavuta urayumva, uratambuka ukumva umeze neza, urahumeka ukumva birakunda. Iyo ukijijwe rero uba ukijijwe. Niyo mpamvu nanjye mvuga ngo ndakijijwe kuko mbyiyumvamo. Yesu yaranzuye ngira mushya, ampa agakiza ku buntu,
maze kuzuka yabanye nanjye, yakoze imirimo itangaje, yakoze ibintu bidasanzwe, ni byinshi yagiye adukorera, ni kure yadukuye pe. Iyo mbyibutse birandenga. Nkunda agakorasi kavuga ngo Yesu aho wankuye. Hari umugabo w'inshuti yanjye twajyaga dusangira ku rumogi, ubwo iyo twahuye niyo ngiyo, yari mutoya ariko icyo gihe niwe namubwira kato yanuzanira ikintu mani ndeba ukuntu nigenza, akagenda nyine akakizana tukipfira tukibera imirambo. Twabyitaga kujya hayi cyangwa kujya horo cyangwa kwizuza imyuka. Disi ntabwo wari n'umwuka, ko ari ukwizuza imyuka. Ese ubwo iyo myuka ni bwoko ki? Ubyibaze nanjye byibaze. Kwizuza imyuka, kwikuramo umwuka cyangwa ukizamo indi myuka. Ubwo imyuka, habaho imyuka myiza ibahora. Abantu bavuga ngo umwuka mwiza, ntabwo njya numva bavuga ngo imyuka myiza. Habaho umwuka mwiza, ubwo twizuzagamo imyuka mibi, ariko Yesu ashimwe ko yatuzuye tukaba turi bazima. Nabo turahura iyo duhe kuri ako gakorasi kavuga ngo Yesu aho wankuye, turawucinya kakahava, kuko Yesu yadukuye kure. Nukuri Yesu yatugiriye neza, Yesu yaratuzuye, yarahabaye, yakoze imirimo itangaje, n'umwami arashoboye. Dusubiye kuri rya jambo ryacu twasomaga ngo Yesu azura Lazaro, niyo titere twasomye, Yesu azura Lazaro, yari inshuti ye. Bivuze ngo nawe Yesu ni inshuti yawe, nawe Yesu yakuzura, nawe Yesu yaguhindurira amateka, nawe Yesu yagira undi muntu akugira, nawe Yesu yabohora iyo migozi ikuboshye. Yesu ni inshuti yacu, ahubwo abantu bagira ngo ntabwo ari inshuti yacu. Icyo atari inshuti nacyo ni icyaha kituriho, ariko ubundi mu by'ukuri Yesu ni inshuti yacu. Yesu ikintu atari inshuti nacyo kuri Lazaro rwari ruriya rupfu rwamujyanye, nawe ubundi yari inshuti ye ndetse cyane. Rero bivuze ngo Yesu nawe yakuzura, wumve ko Yesu yakuzura, yankuye kure cyane, nawe yagukurayo, nawe yagira aho akugeza, nawe yakugira ukomeye, nawe Yesu yakugira mushya. Dukeneye kwizera ko Yesu ari inshuti yacu mbere na mbere, tukumva ko Yesu ari inshuti yacu, noneho akatuzura, akatugira bashya, akatugira ibyaremwe bishya, nk'uko yanzuye akangira mushya. Ubu nkaba muhamya, navuze muri make y'ibyo yakoze. Mbivuze byadufata igihe kirekire, mvuze amateka. Ndashima Imana cyane kuko Yesu yanzuye. Nari igihe najyaga mvuga ngo ndumwe mu bantu bafite abana benshi. Ndavuga abana nagiriye mu nzu y'Imana, nagize umugisha ngeze mu nzu y'Imana maze kuzuka, mbona umuryango munini. Hari igihe umuntu aba ari aho yigendera gusa, abantu bamubona ariko nta ari gutya ameze, ariko mu nzu y'Imana haba byose. Iyo umuntu amaze kuzuka, Yesu aramuremera, Yesu amuremera abana, Yesu amuremera ababyeyi, Yesu amuremera inshuti. Ahantu hose ujya uhasanga inshuti. Ntabwo wabura inshuti warazutse, ntabwo wabura inshuti uri mu nzu y'Imana, ntabwo wabura umujyanama uri mu nzu y'Imana, ntabwo wabura uko ubigenza uri mu nzu y'Imana. Icyo dukeneye ni ukumva ko Yesu ari inshuti yacu. Icyo atari inshuti yacu ni icyaha turimo, ni ibyaha biturimo, ni ibyaha tugendana nabyo. Twumve ko Yesu ari inshuti yacu, akuzure. Umva ko Yesu ari inshuti yawe, akuzure. Inshuti yawe uyibwira byose, inshuti yawe uyibitsa ibanga. Numara kumva ko ari inshuti yawe, uramubwira ibyawe byose, nawe arakuzura, akugire mushyashya, akugira icyaremwe gishya. Kuko Lazaro yaramuzuye. Lazaro apfuye ntabwo yari abizi ko yari yarapfuye, ariko amaze kuzuka niho yamenye ko yazutse. Nawe ushobora kuba uri muri icyo gihe cyo kuba utazi ko wapfuye. Humura, izere ko Yesu ari inshuti yawe. Niwizera ko ari inshuti yawe, ukamubwira ibyawe byose, ukamubwira ibikugoye, ugakubita hasi bidafite umumaro, Yesu arakuzura, arabishoboye. Humura, ibyo ubona ntabwo ari ibyo kukwica, ibyo ubona urimo ntabwo ari ibyo kukurimbura, ahubwo wowe fata Yesu nk'inshuti yawe, umugire inshuti yawe, ubyizere ko ari inshuti yawe. Icyo kiramutera kugutabara, kuko inshuti yawe yumvise ubuzima bwawe, uwo wumva nk'inshuti yawe nawe aragutabara, aragushyigikira no mu buzima busanzwe uretse Yesu. Reka dufate rero Yesu nk'inshuti yacu kugira ngo abashe kutuzura
kutuzura, abashe kudukuraho iyo mikoshi, abashe kudukura muri ibyo byaha, abashe kudukura muri ubwo bupfapfa n'ubupfayongo. Yadukuye kure, yatugiriye neza, yaraturemeye, turashima izina rye kuko arashoboye. Ni Imana yacu. Yesu umwizeye yakugeza kure, yakukura muri icyo cyobo urimo, yakuremera umuryango, yakuremera inshuti, yahindura amateka, yahindura amazina. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabyibutse nongeye nibuka ikintu kimwe, Yesu ahindura amazina y'abantu. Iyo Yesu amaze kukuzura, abantu bahindura amazina yawe. Hari umugabo umwe twabanaga kera muri ibyo bihe, iyo mbyibutse nabyo numva Yesu ari umuhanga, numva Yesu ashoboye. Muri ibyo bihe bya kera yanyitaga Rufuru, ariko ni na benshi banyitaga Rufuru. Byari binakwiye, ariko ntabwo mbihakana, byari binakwiriye. Nari Rufuru koko, narazinywaga, byari bizwi, ntabwo nahigwagwa. Nko mu tubari nkatungahe, hamwe mpateretse icupa, mukandi mpateretse icupa, murindi mpateretse icupa, ndaho nzunguruka nka roho mbi, nagiye ntereka amacupa. Icyo gihe rero banyitaga Rufuru, ariko Yesu amaze kunzura, ndashima Imana ko basigaye ngo pasiteri. Haleluya, haleluya. Yesu aduhindurira amazina. Ugereranyije, reka tujye tutagiye no mu bindi, ariko ugereranyije izina pasiteri ukagereranya n'izina Rufuro, ni amazina biratandukanye. Uwo wayabwira wese, nubwo haba mu buzima busanzwe, yakumva ari abantu babiri batandukanye, yakumva ari abantu babiri badahuye rwose. Ndashima Imana rero ko yampinduriye amazina. Ndashima Yesu ko yanzuye, ndashima Yesu ko yangiriye neza. Nawe Yesu yakuzura, rushaho kumwizera, urushaho kumuhanga amaso, urushaho kumutumbira, wumve ko Yesu ari inshuti yawe, kuko na Lazaro yaramuzuye. Amaze kumenya ko ari inshuti ye, amugira undi mushya, amugarurira ubuzima. Nawe Yesu yakugarura ubuzima, nawe Yesu yagusubiza mu buzima busanzwe, ukaba uwo kwizerwa, abantu bakakwizera. Umuntu iyo amaze kuzuka, abantu baramwizera. Umuntu iyo amaze kuzuka, abantu bamugira inama, bamugishaho inama, bamubonamo ukomeye, bamubonamo umuntu udasanzwe. Ariko iyo wapfuye, iriyo hirya, abantu bakubona nyine nk'uwapfuye. We ntubimenya, ariko abantu bakubona nk'uwapfuye, nk'uririye epfo. Ariko iyo Yesu amaze kukuzura, abantu barakwizera, bakakugirira icyizere. Mureke rero turusheho guhanga Yesu amaso, tumutumbirire, tumwizere, tumufate nk'inshuti yacu. Natwe azatugirira neza, natwe azatuzura. Abatarazurwa azabazura, azabahindura ibyaremwe bishya, azabagira abo kwitegererezwaho, azabagira abo kwigirwaho. Nitumuhanga amaso, tumutumbire. Murakoze. Iri ni ryo jambo nagira ngo tuganire kuri uyu munsi wa none. Mureke tugire Yesu inshuti yacu, tumuhanga amaso. Azatuzura nk'uko yazuye Lazaro, azakuzura nk'uko yazuye Morisi, akamukura kuri kiriya kigero cy'ubupfu yari ariho. Ubu ngubu akaba ari umugabo wo kuhamya ibyo yakoze. Ni byinshi yagiye akora, ntabwo twabirondora, ariko arashoboye. Wowe mwizere nk'inshuti yawe, ibindi ubimurekere, ibindi niwe uzabikora. Ubu ukumva ko byacitse, wikumva ko byakomeye, ashoboye byose. Muhanga amaso, mutumbirire, azakuremera, azagucira inzira, azakugira ukomeye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana abane namwe none n'iteka ryose. Amen, amen.